Mbifuriza umugoroba mwiza nshuti bakunzi ba Keddy official mbasuze kandi mbahe ikaze rwose muri aya makuru agezweho ya none tariki 9 z'ukwezi kwa kane umwaka n'ibihumbi 2024 birumvikana. Yes, tuje muri update rero birumvikana tugiye kuba tugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye. Murabizi neza ko muri minsi M23 iri hiresurana ku buryo bukomeye cyane na FARDC hakurya yanga muri Nord Kivu rwose nibicika. Mbazaniye inkuru nshya rero cyangwa se cyitwa breaking news hano kuri Keddy official, ariyo mpamvu mbabwira nti nyamuneka ni mukande subscribe ubundi ikintu kijyanye n'imiripuko na za nyamugigima ya operation afite ubudasa mu byukuri nahangaha mukwiye kujya muyasanga. Ni breaking news rero n'umujyi wa Sake washe kuba wabatombe ubu tuvugana M23 rwose iravuna umuheha ikongerwa undi hano muri axe ya Sake. Bya bindi mwivugishaga ngo dore iri mu misozi isarundinze Sake cyangwa se iri strategique muri Sake. M23 tayari iri mu kibaya, iri mu mujyi wa Sake. Ni nyuma yuko ku munsi w'ejo iyitwa Monisco y'abahinde igize itya rwose ikikura mu bambiro. Murabizi neza ko yari hafite ibigo bigera kuri bitatu, yaba ikigo cyanzuro yaba ikigo cyahariye rwose mu bambiro indani. Ibi bigo rwose bagize gutya barabigenguwa na nabonye rwose bitangaza by'amakuru byo muri Kongo bivuga biti aba bagabo bitwa ngo ni Monisco baratugambaniye, wabyanga wabyemera. Ubu tuvuga no nyuma yuko uyu munsi hakozwe operation idasanzwe M23 niri kugenzura uno mujyi wa Sake ku buryo budasubirwaho. Ibyino operation rero ndaje bigarukeho, ariko nanone mwibukerwe neza rwose ko ndibuze kuba ngaruka mu byukuri ku nka zarashwe n'abasirikare ba FARDC hariya rwose za Rusayu. Murabizi neza ko Rusayu ni kamwe mu duce kegereye umujyi wa Goma, ariko noneho izi nka zigera kurenye zarashwe n'umusirikare wa FARDC. Ndagira ngo mbabwire ko ari inka z'uwo mu bwoko bw'abatutsi. Urumva ko ubugome bw'aba bagabo wabyanga wabyemera ni indengakamere, kuko barica abaturage bakica n'amatungo yabo. Mwibaza umuntu wica inka mwokabyaramwe n'agahuma munwa. Turaza kandi kugaruka muri axe yo mu kibaya birumvikana ni axe ya Kibumba, hanyuma kandi tuze kwikoza hakurya hariya muri axe ya Mushaki tubabwira uko situation imeze birumvikana na hariya za Minova, utibagiye muri axe ya Rwindi na Kanyabayonga. Aha hose rwose tugomba kuba tubatambagiza tukababwira uko situation igiri imeze, kuko mu byukuri Keddy official ni channel igiye kujya kudondosha amakuru atosoye, ya makuru adzimbye, ya makuru utapfa gusanga ahandi muri rusange. Yes, ni mudutize rero umwanya ubawe umundi tubavire imuzi n'umuzingi ibyaya makuru. Hanyuma nanone kandi mwibuke nyamuneka mukande subscribe, ikindi mugerageze gusharinga video zacu 5 kwa 5 imiripuko mugomba kujya muyikurikira kuri chaîne ya Keddy official. Mwenyewe ni tadi rero nkuko mubyumva na channel yitwa Keddy official, na mwenyewe ni Keddy. Urumva ko mwabantu mwere icyo bisobanuye, ariyo mpamvu mbabwira nti nyamuneka mutugire icyizere mukore subscribe, hanyuma kandi mugerageze gusharinga video zacu, kuko hano niho mugomba kujya musanga ya makuru azero winze cyangwa se ya makuru ateguye afite ireme. Mwokabyaramwe rero mureke twihangane rwose duhere kuri no nkuru yo muri Sake, kuko niyo iri gutrendinga maginga ya Sake yabayitombe. Ubwo Sake ibaye tombe wori mu mujyi binika batangiye kwicanira mu mpande, ugomba guhita umenya ko ibintu byashindikanye cyangwa se urugamba rugeze ahakomeye. Uti bimeze bite? Uyu mujyi wa Sake ubusanzwe M23 yagize itya iritonda ibanza iwigaho iyikorera ubusesenguzi bugiye butandukanye. Abitwa bakambuzi bo muri za mayimayi APCRC bakirwa bidoga biba ibitoki by'abaturage muri Sake bacana imbaho bakwiye ku nzu z'abaturage. M23 ikabihorera, ariko barakubwira ngo kina mwanzo kina mwisho. Buriya barakubwira ati uko igifite itangiro kiba gifite n'iherezo. Hanyuma kandi wajya muri Bibiliya bakakubwira ngo urabikora nka kwihora ukagira ngo mpwanye nawe atari ku munsi umwe nzagushyira ku karubanda bakubone. M23 rero izi wazarendo yazishize ku karubanda ni FARDC, kuko nyuma yuko ku munsi w'ejo ikoze ama operation hera mu bambiro ikayakora za Mugunga ikayakora za Kimashini n'andi yagiye atandukanye. Twagiye tubigaruka mu biganiro byacu byatambutse, byarangiye abantu bari muri iriya binika ya Sake bavuze bati nyamara withdraw nimba batanye kurwanira inyuma yacu dushobora kuzisanga twiyahuye mu Kivu. Ikiza mureke duvemo nta yandi mananiza.
Kambuzi rwose nk'umuntu w'umutekinisiye w'urugamba, nk'umuntu ufite ipeti rya generali nubwo ari autoproclamé, aravuga ati jewe rwose mu masomo bampaye cyangwa se mu byo nagiye rwose mbwirwa n'abantu, dore ko nta gisirikare yize, ati ngiye mbaye nkwema kanjye karenge. Kambuzi yumvisha bamurasiye inyuma, aravuga ati kumbe umuhanda wa Sake wa Mugunga nawo mutangiye kurwaniramo munsize muri munsize hano muri uyu mwobo. Ati ibyo ngibyo bya Imana yafashaga bagakora wisdom bagasubirayo, muraza kubona uwo ndiwe. Mu gitondo rero rwose yabiretse uwo ari we, abwira ingabo ze ati muze tuve hano, ati kuko uraguma hano ni akazi ke, ntawe nabyaye murahaguma akazi yenu. Ataduyi yatugeze inyuma yaturenzeho. Ati Kambuzi ntago abyumva ukuntu aduyi ajya kurasira mu bitugu bye, none aganashyiramo gapo. Mwibaze kuva muri Sake ukarenga mu Bambiro ukagera ku kimashini already uba wasatira umujyi wa Goma. Kambuzi ibintu yabitekereje, avuga ati akana gasuzuguro hano M23 ibigukubise itagukozeho. Ntabwo byumvikana, ahubwo nitwe dusigaye twe bazatwiraramo, kuko already niba bakatinze uriya muhanda kugira ngo uzave muri Sake mw'abantu mwe, kuko Sake Minova M23 irayifite, Kimoka ni yayo, za Madimba ni nahayo, none bagiye kurwanira ku kimashini na za Gasengese. Ahubwo twe twaragurishijwe ntitwabimenya. Ni kubw'iyo mpamvu rero tugomba gukora icyo bita repli strategique. Kambuzi rero rwose ngo yabyutse atega amato, hari ingabo zaciye mu mazi, hari n'izindi ziyahuye, hari akayira gacara zanzura hitwa za Rakeveri Mugunga udaciye mu muhanda rwagati, kuko yavuga ati abaginga ndaramukanyuze mu muhanda rigiye abasirikare banjye bararaswa, ababriefinga guca muri utwo tuyira twapanya. Siwe warosa abonye ingabo ze zivuye y'amahoro. Ariko nanone uyu munsi habaye mapambano muri iriya axe, kuko M23 ndakubwiza ukuri amakuru ari breaking news, nuko yarasha abasirikare bagera ku 10 ba FARDC yenyewe. Apana ngo ni wazarendo, apana ngo n'abarundi, apana ngo ni uyu munsi FARDC bungiye kwikora mu nsina z'amatwi, kuko abasirikare bayo bari 10 M23 yabarasiye hari Gasengesi harasiwe abasirikare ba FARDC kuri operation idasanzwe, ari no yanahabuye witwa Kambuzi n'ingabo ze bari barigize abadanje kuri kare gasozi Kamaca, kagasozi kari muri Sake rwagati. Baravuga bati rero hano rwose nimureba nabi baraturaramo, muze tuve hano. Maginga ngira ngo dukora ikiganiro, murabizi neza ko uyu munsi twe twagerageje gusura kara gace ka Cyanza rwe na gace kegereye umupaka w'u Rwanda na Kongo. Birumvikana twagerageje gusura mu by'ukuri ngo tubereke uduce tugiye dutandukanye turimo kudeployingwamo ingabo za FDL na Wazarendo. Mu by'ukuri biragaragara ko izi deployment ziri gukorwa, aba bari kuzikora bagomba kuba barwaye no mu mutwe. Sake ivuyemo, Kibumba si yanyu. Mu Rwanda FDL urabizi ko gukorosinga guhingutsa amazuru ku mupaka ni ingorane zikomeye cyane, barakurasa ntumenya n'ukurashenga ari hehe. Kwizdoro si mu mazi, mwese muzi koga ku buryo ikiyaga mwagica. Muri yaminiye koko muzi koga ni nago mbyemeye. Ko mudahunga hakiri kare, ko mutiripotinga hakiri kare, muri stade kwatanye kya Kivu ntabwo amato ahagije, yo byakomeye ufite amafaranga niwe wambuka. Ndababwiza ukuri irugamba rwabere hari muri Sake Polito hano muri Gasengesi M23 mu saa 8, ntabwo rwabaye mu gitondo, mu kanya saa 8 z'amanywa nibwo ya divasi inzira gendera kubita FARDC riruka, bamwe barasambara ikabirukangira mu mujyi wa Goma, abandi barahahamuka birukangiro za Rusayu na Magingo. Nubu bari guca muri iriya mihanda za Rusayu rwose n'ibiguduriya ku mutwe, n'ibikapu babihetse n'ibikweto, bari kugenda basabwe sinzi aho bararuhukira, ni mu kibaya ariko bameze nk'abaje mu kibaya, kuko Rusayu burya hari inzira izati na hano zanuza hawo bita ngo ni bahita ngo ikidi kwezi twa dusozi twashonye hariya Kibati iva Rusayu ikagira Kibati. Wageze Kibati rero uba wageze already hano zanuza, wageze hafi yazo kwa mama Oliva, urumva bose baje mu kibaya. Bavuze iyo bajya niyo bava, mw'abantu mwe M23 iri gukubita kwa kuntu kubita imbeba sanze yakwinjire mu mutiba igahungira hari ugakubita yagaruka igakubita. Uko niko M23 iri kugenza FARDC. So Maginga rero reka tubabwire ko
iby'iyi nkuru mu gitondo tugomba kwibagezaho ku buryo burambuye, ariko iyi breaking news yuko Sake yabaye tombe ntabwo nari kwirarana pe. Bakunzi ba Keddy official, ngomba kubahereza iyi nkuru mu ba mbere. Hanyuma kandi reka dusibikira no kuri iyi nkuru ivuga ko hari umusirikare wa FARDC wabyutse yica inka z'abatutsi bo muri teritwari Nyiragongo. Nabo rero kwabaroze nawe yigeze akaraba, mwibye inka zabo, mwaraziriye mwarazimaze, mugeze naho kuzirasa noneho ku mugaragaro. Ni kuri wa kabiri rero ku itariki 9 Mata 2024 aho inka zabo mu bwoko bw'abatutsi bo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru zishwe zirashwe n'umusirikare wo mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izi nka rero zarasiwe ahitwa Kibati, hamwe navugaga twagiye gutembera tukagerageza kuzuminga, ndaza gushyiramo aka video mu kanya kari imbere, ho muri teritwari Nyiragongo hafi y'umujyi wa Goma uzwi nk'umurwa mukuru w'iyi ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Izo nka rero zarashwe nenye, hanyuma kandi yazirashe mu gitondo cyo kuri wa kabiri. Zahise zipfa rero zikimara kuraswa n'uwo musirikare, birumvikana mu ngabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo. Gusa nanone si ubwa mbere ingabo za FARDC zivuzweho kwica inka z'abatutsi, kuko mu mpera z'umwaka ushize nabwo izi ngabo za FARDC zavuzweho kwica inka z'abatutsi baziciye muri teritware ya Masisi mu bice bya Ngungu. Nk'abantu mwe, FARDC n'inka, FARDC n'inyama ntago ari abantu. Iyo bageze ku kintu cyitwa amatungo yitwa inka basya batanzitse gusa, ariko twavuga ko ari igikorwa cy'ubugwari, ntago twakibashimira, n'abana babi. Ariyo mpamvu rwose tubanenze, niyo mpamvu buriya banatsindwe rega. Imana iravuga ati mwebwe muri ibihazi, mwebwe rwose muri inkora amaraso, mwebwe ibibi mukorera bagenzi banyu, ibiremwa nkamwe, reka namwe bijye bageraho, kuko mu by'ukuri reka bijye bageraho mutakaza bya hato na hato. Niyo mpamvu wumva M23 bashorera paka. So gahunda ukuntu imeze rero muri axe ya Sake, birumvikana nuko situation imeze. M23 yagize cyitwa progress. Hanyuma kandi muri axe ya Kibumba naho hiriwe hari karume, gusa ubwo twari hari dukurikirana uko situation imeze, tureba uburyo wa mu general autoproclamé bita ngo ni Mbokani ya deployinzemo forces ze. Twagerageje kumva amasasu y'imbunda za Kalachnikov, ariko yari kure cyane, ahitwa ngo ni za 4 antenne, aho bita ngo ni Mujoga. Twadusoze muri kutureba ku giku cya Rene, aho niho harasi y'imbunda Kalachnikov, ariko no yarashe mu gihe gito. Ariko nanone nk'abantu mwe, FDLR ya dekoye ikibaya, yashizemo ibivera, ni ikibaya kiruzuye. N'abantu mu ikibaya kiruzuye, nyuma yuko rwose bazize nyuma kazigiriza umupaka. Zarubatse koko ahitwa mu Kanyanja, tujya tubabwira, ahitwa kwivubiro, ahitwa za Bushwaga, baradeployinze. Imisozi iruzuye, ureba amahema ukagira ngo habaye, ngo ni ibidara, ngo habaye ubukwe, kumbe ni force zirimo, ni FDL yigaramiyemo hariya na Wazarendo za Cyabwato. Aho hose mw'abantu mwe twagerageje gutera imboni no gutera icyumvirizo, twumva ko ari FDL ihakabye. Ku rundi ruhande twamenya amakuru ko nta musirikare prito, nta muntu w'umugabo w'igitsina gabo ujya uva mu Rwanda ngo yinjire kuri butaka bwa Kongo aciye muri ziranzira zo mu kibaya, keretse byonyine abadamu. Abagabo rero ngo bafata nkaho baje kuneka, nyamara benshi bakunze kujya hari burya bagiye guca inshuro. Ubu tuvugana rero kiriya kibaya ntabwo wakorosingamo uri igitsina gabo. Ikindi mukwiye kwa mwamenya nuko ku rundi ruhande muri axe ya Rwindi naho hagerageje kumvikana imiripuko, gusa ntabwo yamaze akanya, ni sharing yabayeho itatinze cyane. Hanyuma kandi muri Minova naho nuko nguko Wazarendo murabizi neza ko aho bari byakugora ko bamara umunsi hatumvikanye ikintu cyitwa isasu. N'abantu mwe rero inkuru iri breaking iri moto ni ya Sake. Ubwo Goma bari, Goma bonjour, Goma vipi, zandamukanyo zaba commanders bo muri M23 ubanza zifite byinshi zihatse. Twagiye tuzigarukaho tuvuga tutizi ndamukanyo za Dr. Oscar avuga ati bonjour Goma, koma sava Goma, we Goma kavuga ati habari zenu. Umva ko mu byukuri ntago byoroshye. Kandi hanyuma kandi katubabwire ko ariko M23 birakubwira ati ibikoresho byose bisabwa ngo twinjire mu mujyi byarateguwe my friend. Hategerejwe jambo la mukuu, neno la mukuu, hategereje icyo bita ngo ni order. Hategerejwe gusa ijambo ryo guca akagozi
ubundi mukumva ibirori handova ya Kirimwami na Bisimwa ndayikeneye cyane iriya foto. Kirimwami afata dokima zirimo amakuru y'umujyi azihereza rwose Bertrand Bisimwa. Iyo foto ndatekereza nta bitashimisha, nzahita nyishyira kuri profile yanjye. Nzakuraho iyo logo ya Keddy official, nterekeho logo irimo Kirimwami ari guha dokima Bwana Bertrand Bisimwa amubwira ati dore ngo uyu mujyi wawe narawurinze ntako ntagize akiri byawe. Uyu mujyi iyi Goma, nk'abantu mwe bya Goma mu biturekere turahegere, turi mu bupaka. Gomba gukurikirana urugamba mu by'ukuri ku buryo busobanutse, tukarubagezaho nk'abantu bahegereye, tukabarubagezaho nk'abantu barurwanye, tukarubagezaho nk'abantu pari nyuma y'intare za Sarambwe. Sinye mbibabwira ariko Mutarama wanyu yabaye intare za Sarambwe rwose ndazikunda cyane. Habwiye ko His Excellency ntabwo mwumvishe discours yavuze ku munsi w'ejo, avuga ati hubwo wa munyamakuru we kuki hubwo woda supportinga M23? Bisobanura ngo usapotinga abayirwanya cyangwa se usapotinga abarwanya, usapotinga abarwanya bari abagabo cyangwa se abo barwanira, nibo bakaba usapotinga my friend, kuruta uko wasapotinga ahubwo ababarwanya. Sexense ejo yarabakomye abakwita discours iremereye, discours ituje ariko irimo icyitwa message iremereye. Mushiyikira cyiza muve ku kibi. M23 murayizi ibikorwa byayo n'abana beza, muve ku bintu bya wazarendo na bya wikibi byirwa bikata amajosi y'abantu. Hako nk'abantu barasinka uburayo mbwira ngo Keddy ngo ntabwo uri umunyamwuga ngo gishyira ku munzani. Genda shigikira umuntu wirirwa arasinka hariya, wirirwa katabana amajosi, wirirwa yambika abamama ubusa mu muhanda buri ko bunyamwuga buno bumeze butari kutangaza amakuru. Niko mushaka ko nshigikira abantu kweri wiha kurasinka bro. Inka ni ubuzima my friend. Inka si ikintu, inka rwose mu muco nyarwanda turayubaha. Inka ifite igisobanuro kiremereye cyane. Uribaze none gufata imbunda yagenewe kurinda igihugu, imbunda yaguzwa amadolari n'amadolari, karasinka my friend. Hanga rwose iki gisike twagicishije mu ijisho nubwo birirwa bagishogeza ngo ni cya 8 ngo sejuye ngo ni cya 7 witwaye Kenge rwose yageze kuri interuro ati nusomero 7eme nusomero 8eme muri gisirikare ngo gikomeye ngo cya 8 dingo muri Afrika. Wareba ugasanga iki gisirikare cya 8 sinzi n'umuntu ugishira ku rutonde pe, nawe kwiye kuba kibanye no kuri zira ntonde, kuko ni kimwe mu bisirikare bisuzuguritse, ni kimwe mu bisirikare bigayitse rwose utakwiye kuba wibaza ngo nkoni cyakangaye. Umujyi wa Goma rero urumva pressure, the pressure is on. Pressure ikomeje kugenda izamuka mw'abantu mwe. Kirimwami n'umusirikare afite ubwato bwita Scott buguruka, tazagira ngaramwe mu mujyi wanyusha, mwirirwa murasiramwe amakomporo uko mwiboneye, mwirirwa mu za wazarendo zikubita zivuza amadebe. Peter Kirimwami aka Nkuba Major General saa 9 bafunza akazi muri Kongo nk'abantu umudendezo. Ibyo mwihango byo kurangiza akazi saa 10 ntago babibamo. Saa 9 bafunza akazi, ni gavana nta muntu namubaza nguzana raporo aha itangara hazi abayuri ubwato kare arari Bukavu muri etage kandi. Peter Kirimwami no masirikare rwose bafite intelligence yambaye mu mutwe wabo, ariko nibuka bamwambutsa Bunagana habwa ni umugabo intelligence ye biye byagenze biti. Peter Kirimwami ni umukoboyi arakubwira ati ngewe nago nafatwa amatekwa nziri guhana ariko sinzaharara. Igihe mu byukuri cyo bya FDLR byibwa bigaramye hari yabizingo rwose umuyingo birawufite gatanu ku kandi. Mwabantu mwe reka babwire ko atari ko bimeze, ahubwo hari bimenyetso bica amarenga yuko M23 iriho irakomanga iri gukomanga ko nyine mwitegure kuyakira mwabantu mwe. Bazi kuvuza za ndomboro ya soro, abandi kuvuza za ndende za selfie biredi. Sarambwe boys bako karibu. Cyo kintu rwose cyo mu kitege
uyu munsi nagerageje kubereka urugendo bafite, niba uza kwa Fani Rapide bafite urugendo rwo kumanuka nk'isaha imwe rwose badakoze ibirenge hasi mu kibaya, bakikoza kwa Mama Oliva, bakikoza hariya za Mujoga, bakikoza hariya za Kilimanyoka, bakikoza hariya za Kubagaradi, bakinjira za Kibati, bakamanuka Kanyarucinya, bakikoza mu Munigi kwa Mwami, ubundi bakinjira muri town. Mw'abantu mwe ntabwo byoroshye. So reka dusoreze hano, tuzasubire ku munsi w'ejo. Mu mutara mwanyu witwa Keddy. Bye bye.